bavandimwe turi gutamba igitambo gikomeye. Igihe kirageze rero kandi turi kubwira abantu amasomo turi kwigisha, hari abantu ari gutera ubwoba ngo ibyo ni ibiki. Igihe kirageze abakozi b'Imana aho muri mwese dore mu Rwanda no muri Afrika no ku isi yose, Imana buri wese akoreye gute igaragare. Kandi kababwira igihe kirageze tubabwiza ukuri, Imana igiye kwishura. Imana igiye kwishura. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka agiye kwishurira Egiputa. Reka twongeye dusuze inshuti abavandimwe bari mu Rwanda, bari no mu mahanga bakurikirana Rabajyana Family TV. No mugisha ukomeye kuba twongeye kugaruka kuri amasomo yacu by'abiganiro byacu, kandi turashimana ko benshi bari kutubwira ko bahawe umugisha, bari kwakira amayishurirwa, bari kwakira ubundi bumenyi, no kuri natwe biratunezeza. Rero ibyo tubabwira byo nuko ni igihe gikwiye cyo kura kubiteka. Abantu muzakomeza rero gukurikirana amasomo n'ukuri, nkuko twabibabwiye tugitangira, turabizeza ko muzumva ibintu bishyashya, kuko ibi ni ibintu Imana yarahishe ku bushake bwayo kugira ngo biheshe icyubahiro. Abantu bari gutangara bibaza ati se mu by'ukuri ko turatangaye, se kuko hari indi Mana, ese kuko burya hari irindi juru, irindi juru kandi rikorerwamo n'Imana, ribonekamo ababonekerwa, kandi amabonekerwa akaza akayobora isi, akabyara imyemerere, akabyara imyizerere, kandi bikaba kugira ingaruka ku bantu. Ese mu by'ukuri wa mugane ibintu byari kuzarangira ryari, byari kuzagira iherezo iyo Imana itabihishura. Twaje rero kwerekana imirongo myinshi cyane mu ijambo ry'Imana ivuga ngo Yesu ntashobora kuza imikorere y'umunyabugome itahishuka. Rero turahari n'ubundi turaje nk'uko bisanzwe, ni Christophe Sebanani, Pastor François nawe arahari. François asubiza abantu. Bavandimwe inshuti, mwaba muri mu gihugu cyacu mu Rwanda, mwaba muri mu mahanga, ndabashuje mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe, kandi turabashimiye cyane ko muriho mukurikira Rabajyana TV. Rwose turabanezerewe, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Amen. François, hari umuririmbyi umwe waravuze ngo turi mu gihe cyiza cy'umunsi w'agakiza. Burya nta kintu cyiza nko gukorera mu gihe. Salomo aravuze ngo ijambo ryiza riziye mu gihe gikwiye ngo ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Icyo turi kubabwira, tugeze mu gihe cyiza, igihe gikwiye cyo kura kuwiteka. Rero bavandimwe, muri amasomo yacu nkuko twakomeje kugenda tusobanura cyane twigisha isomo ry'Imana y'iki gihe mu ma episode atandukanye, ngira ngo haje gushira twatugeze he. Twari tugeze tuvuga biriya byago bya Misiri. Bega tuvuga ko buriya Mose hari imana zari mu Misiri zagombaga gukubitwa hasi zikabanda zigatsindwa. Twasobanuye kandi ko muri ziriya mana zikorera mu Misiri na za Babuloni gukomeza, twabonaga ko ifite imbaraga cyane ni iramanakazi. Iramanakazi rero ni nayo Bibiliya yita umugabekazi. Ariko abantu bajya batinya ikintu cyagiye muri Bibiliya kakivugaho. Bikomeye. Bibiliya ikakivugaho, ikakita umugabekazi wo mu ijuru, ntivuga ngo umugabekazi w'ikuzimu. Aho kuranyibukije hari akantu tugomba gusobanurira abantu. Kuki yabaye umugabekazi ntabo umugabe, mbega mu magambo make akaba umugore? Kuki atari umugore, kuki atari umugabo? Sasa rero burya rero iyo Bibiliya ivuga umugore cyane cyane ikahita ivuga maraya, ngo ni maraya ngo seduiza amahanga. Guseduiza no kujya gute nuko nubwo seduiza se nuko ni nko kuryoshya
abantu ukabigarurira yego bakagukurikira Bibiri ivuga maraya ngo wo kwigarura amahanga. Impamvu ari umugabekazi sibyo nuko afite ya mavuta twavuze yo kwigarura isi yose yo kwigarura abami, yo kwigarura ibihugu, yo kwigarura amahanga. Nibwo buryo Satani yaciyemo kugira ngo abari busenga. Ni mpamvu usanga nyine uriya mugabekazi nka buriya iyo dusomye ibyakozwe n'umwa za gora 17 18 na 19 tubonamo yuko hari izindi mana Paul yavuze. Uzi ko cyaje Paul amaze gukiza ikirema kirusitira bahise bavuga ngo ubwo ukoze performance wakora nk'iki ngiki. Ntuza ngo Paul bamwise ngo Zeus yamana mu gihe hanyuma ntuza bayina bangwa mwita bamwita Herum rero niyo Hermes sibyo nizamana zo mu ntuza zo mu Bugiriki yego uri kumva. Sasa rero wenda se zaze gusa zifite imbaraga na za Hermes, ariko igitangaje iyo ari ifite imbaraga yaje guteza akavuyo abantu bakira hivu abantu bagasakuza ni Diane ari Artemis zamana z'ingore rero ziteye ubwoba. Mbega twavuga ko iriya mana y'iki gihe ariko biteye ubwoba iriya mana y'iki gihe yahisemo kunyura mu mugore kugira ngo abantu bashobore kuyikurikira. Yes, yahisemo guca mu mugore isanga niho hari nimba ari facilitation cyangwa se kuyobya. Ubundi ngo ni kuyobya guseduwiza biroroshye kuyobya isi. Imana iciye mu mugore iyo mana iki gihe iciye mu mugore. Rero rega reka nkwereke buriya ikintu kiye kuvuga mu kanya kuko dusoza ubushize twavuze ko tuzababwira uburyo Imana yaje kwituma ziriya mana zo mu Misiri ya kera ikazikubita ari impamvu yakuye abantu mu Misiri. Ariko reka tubwire abantu ko ibi ntabwo byoroshye ibi ntabwo byoroshye mu by'ukuri. Iyo turebye no kwantuza kwa nyine icyo nanishize kuvuga kwa mu gihe cya Eliya uriya mugore wa Ahabu witwa nde Jezabeli uzamurebe avugwa nka maraya no mu byahishuwe abonekamo yuko ari we wayobeje amahanga. Rimwe ukabona ameze nkaho ari we Babuloni, nkaho ari we ki uri kumva ya mana y'ingoro kuni ikaze. Ariko utinye niwe wabashije kuseduwiza Abisirayeli ashinga bumva avuga cyane. Bambe ntuza uriya mugabo we ntavugwa bavuga cyane. Ikindi kandi bagomba gusobanukirwa burya Isabeli ntabwo yari umuyisiraheli kazi, yari umusidoni, yari umunyamahanga. Uriya musidoni rero ubundi Yezebeli isesengura yazina rya Yezebeli usanga ari izina rya Satani. Tuzafata umwanya tubisobanure. Yezebeli neza burya ni Satani. Nariya riheruka Beli. Iriya Beli nyine Beli ubundi Beli ikigirwamana. Noneho Yezebeli ni umwana wa Satani burya sibyo. Noneho rero ugasanga Yezebeli ni Satani. Ariko reka tubwire abantu ngira ngo biri no muri introduction ya cya gitabo cy'Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe turi gusobanura cyane. Turabwiye ngo turi ku mugoroba w'isi. Turi ku mugoroba nk'uwa Eliya. Yezebeli Satani n'abakozi be uzi ko Yezebeli nyine hariya bari bashyize Imana basengagamo biciye muri Bali. Benshi bayita Bayali ariko nyine ni muri Bali ndetse no muri ajya abantu Bali bari bangaye byari bipande bibiri. Hari abari 400 n'abari 450. Yes, Bayali n'abande n'abashera bose akoreka mubwire. Buriya gihe tuvuga ibintu abantu ntibahumuke ngo bumve. Reba biriya bimana byabaga ibwami. Umwami wese yaratewe kabisa. Uriya mugabo yaratewe kabisa. Uriya rero biriya bimana nibyo uriya mugore yari yarazanye abizanye sibyo. Ubundi se yagiye gute irahumuka. Ariko umugoroba umwe umunsi umwe ire yavuze ngo igihe kirageze Imana y'ukuri igomba gusobanuka. Igihe kirageze kugira ngo muhitemo musenga Imana y'ukuri cyangwa se mugaragaze yuko Bayali we Mana. Hari ijambo rikomeye akoresheje ngo uyu munsi ngo Abisirayeli bagomba kuva mu rungabangabo. Ririya jambo rirakomeye. Sasa rero icyo tukubwira abantu natwe tugeze ku mugoroba w'isi nk'abandi wa Eliya.
bavandimwe turi gutamba igitambo gikomeye, igihe kirageze rero kandi turi kubwira abantu amasomo turi kwigisha, hari abantu ari gutera ubwoba ngo ibyo ni ibiki. Igihe kirageze abakozi b'Imana aho muri mwese dore mu Rwanda no muri Afurika no ku isi yose, Imana buri wese akora igiye gute igaragare. Kandi kababwira igihe kirageze, tubabwiza ukuri, Imana igiye kwishura. Imana igiye kwishura. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka agiye kwishurira Egiputa. Agiye kwishura muri Egiputa, yihishure yigaragaze. Nibyo tugiye kubwira abantu. Banze dusomere Yesaya bice 19 kuko tugiye kugaragaza ibintu bigiye kuba muri no minsi, kandi twishingikije ku ijambo ry'Imana n'ibyabaye mu gihe cyahise. Wone dusome mu murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyago abanyegiputa bazabona ngo bihanurirwa Egiputa. Ngo dore Uwiteka ahetswe n'igicu cyihuta, aragenda ajya muri Egiputa. Ibishushanyo bya Egiputa bizanyeganyegera imbere ye, umutima wa Egiputa uzayagira mu nda. Umutima wa Egiputa uzayagira mu nda. Uwo ni umurongo wa mbere. Dore Uwiteka ahetswe n'igicu cyihuta, aragenda ajya muri Egiputa. Reka tubwire abantu, turashaka kuzasobanurira abantu u Rwanda muri Bibiliya. Dibisomo rivuga ngo u Rwanda muri Bibiliya, Afurika muri Bibiliya, n'u Rwanda muri Bibiliya. Naryo rigiye gute? Naryo ribisomo. Kubera ko hari ikibazo gikomeye. Hari abantu bagiye bibaza ngo ibyo uri kuvuga mugane ni gutuzana Bibiliya ukayizanamo u Rwanda n'iki. Tuje tubwire abantu ngo Bibiliya yavuze isi yose, amateka y'isi yose. Ntuzigera usanga ijambo Afurika muri Bibiliya. Ntaho riri. Ariko Afurika iri muri Bibiliya. Icyo gihe bakoreshaga materime. Ntuzigera usanga ijambo Rwanda muri Bibiliya. Ntiwasanga ijambo Amerika muri Bibiliya. Nyamara hari imvugo bakoreshaga z'icyo gihe za kera, kandi si gitangaza ko n'amazina y'uturere n'amazina y'ibihugu agenda ahinduka. Sirase za Swaziland ungo ari za Oswa, ari no Swatini ngubu ibihugu birahinduka, amazina arahinduka, sibyo? Nuko tubona menshi yahindutse, ni ibihugu se nibifata Kongo, za Burkina Faso. Hoya no mu gihugu imbere se utugari ntiduhindura amazina n'imirenge n'icyo ngo byahinduka. Ntitwayibonye muri za bitewe n'igihe. Rero niyo mpamvu tubwira abantu ngo ubu Afurika, u Rwanda, akarere k'ibiyaga bigari, ubuzima bwabyo byose biri Bibiliya, nibyo dushaka kuzereka abantu. Ariko kimwe twavuga cyo Imana ivuze ngo Egiputa ivuze umugani wa Afurika, nibyo tubwira abantu. Erega banamenye ko icyo gihe Egiputa niyo yari izwi kuri uyu mugabane wacu, kuko Egiputa yari ifite civilisation ikomeye. Kandi abantu barazi ko izi civilisation zose tureba nebe tuvuga by'ibigirwamana byagiye mu Bugereki na za Roma hose byaturutse muri Egiputa. Kuko uwo mugani nyine aricyo bita isiri mu kampindura mibereho, ari yo civilisation ya mbere yagize gute yabaye muri Afurika. Niyo Egiputa nyine ariyo Misiri. Ni nacyo dukunze kubwira abantu ngo mbere Afurika nyine cyari wari umugabane ukomeye. Twibutse abantu ko niyo mugabane Aburahamu yahungiyeho. Cyagihe Imana imubwira ngo uretse ko buri ari naho yaravukiye tuzabyerekana nabyo, ariko nyuma nyine niho yaje kuhungira. Uri kumva? Cyagihe inzara itera, niho mugabane Yesu yahungiyeho. Muribuka ko isi yose yigeze gusonza, hateye amapfa n'inzara. Isi kizwa n'iki? Baza guhera muri Egiputa. Cyagiye nyine kuko gahunda ya Yosefu, gahunda ya Yosefu yaragize imyaka. Mbere Afurika rero cyari igihugu cy'ubuhungiro, cyari igihugu gikomeye, isi yose yahungiragamo. Ariko nyuma cyaje kujya gute kwigarurirwa, hari civilisation européenne imaze kuza kabisa, ngira ngo baje kwiganzura Afurika, barayikandamiza, ijya hasi, irakolonizwa, irakubitwa, ndetse isa nk'iyambuwe agaciro, yambuwe umuntu, kugeza aho biswe ngo babirabura ngo ni inyamaswa, ni ibikoko. Ariko tubwire abantu ko ku mugoroba wa nyuma hari isaha ya 11 ni isaha Imana yabikiye iki Afurika
aho isi yose izabona icyubahiro cy'Uwiteka gihishutse muri Afurika. François, kugira ngo ibyo ngibyo bibe rero Imana ntiyaza kwima kandi hari ubundi bwami. Yego. Imana igomba kujya gute kubanza gusenya ikimana. Imana niyo remye abantu. Yego. Irema ibintu byose. None hari ikimana kindi kigize Imana nyine ariyo turi gusona Imana iki gihe yaje yiha gufata ibintu byose. Yiha ko ariyo yabibyaye ifata umuco iwugira wayo. Ntacyo yasize. Ibintu byose bigira ibyayo. Ariko rero imenye yuko nayo ni ikiremwa, sibyo? Kandi cyaciyeho iteka, kandi ku mugoroba wa Eliya uyu nguyu tugezemo, Imana yo kuri giye guhishuka. Ndajya nkubwire Eliya nubwo yari umwe wenyine, abahanuzi 450 barapfuye baba yari, sibyo? Na Shera bakubitwa hasi kuko Uwiteka yagize gute umugoroba wari wageze. Reka tubwe abantu sasa rero. Uwiteka n'undi yaje, tugeze mu gihe gikomeye cy'ububyuse. Abantu nkunze kwibwira abantu ngo bari kubona imirimo ya Satani mu isi. Satani ari gupanga ibintu bikomeye mu isi, bagahamuka bazi ngo Imana si ifite action plan. Ntago Satani afite action plan y'isi. Tubwire abantu mujye mujijuka rwose mumenye. Muri kugira ubwoba ko mutazi umwuka wera. Hano bagira ubwoba bwa Satani bakagira ngo hari nta mwuka wera uri mu isi. Bakagira ngo nta mwami wawe nta Yesu uri mu isi. Nubundi uri hari ukuntu Satani yashyizemo abantu ko iyo haje nk'ikintu nk'iki kiba ari Satani yakizanye. Mbo ibintu n'ibyago byagiye biza ku isi nta kintu cyaza Uwiteka atakemeye. Sibyo? Yego Satani yapanga n'ibintu yapanze kugira nabi yo buniki. Imana ishobora kwarowenga ibintu, sibyo? Kuko Imana ni control. Imana niyo overall y'ibintu byose. Mu by'ukuri tubabwiza ukuri ibyo byatere kutagira ubwoba. Byose biri mu ijambo rimwe. Ntabwo action plan y'isi ari Satani ifite. Imana ni ifite ingenga bihe y'isi uko yatangiye nuko izarangira. Nibizakurikiye nyuma yayo. Ariko so nde iki nabonye nawe gutinya intuza Antikristo. Uzasomesha nabonye iherezo rya Antikristo. Sibyo? Ndebe iherezo rye. Sha n'abamuyobotse. Ndavuga nti Satani ufite ibyago n'abakwibotse ko kuki abantu bagira ubwoba bw'amatangira batareba ku iherezo. Tutari gutinda rero reka dufashe abantu ryaje mu twemo tuvuga ngo Uwiteka ageze gute. Umurongo wa mbere. Uwiteka ahetswe n'igicu cyihuta aragenda ajya muri Egiputa. Hanyuma ibishushanyo bya Egiputa bizanyeganyegera imbere ye. Umutima wa Egiputa uzayagira mu nda. Ikintu twabwira abantu nuko ibi ngibi nitwuma ngo Uwiteka aje muri Egiputa, ubu bizabari kunshura kangahe? Kunshura kabiri. Uwiteka ageze kuza muri Egiputa, sibyo? Aje kujya gute? Aje gukura ubwoko bwe hehe? Mu buretwa, mu bucakara bari bamaze imyaka 430. Icyo gihe yaraje nabwo aje yakoze iki? Yamenaguye ibihirwamana byabo. Abantu iyo bumva ngo Imana yakoze ibitangaza ngo 10 ngo byabaye muri Egiputa, ntabwo bazi ngo ibyo bitangaza byari bigamije iki, byakoze iki. Icyo dushaka kubwira abantu uwo munsi. Kandi se nihe shusho y'uyu munsi cyangwa se isomo cy'uyu munsi niki kigiye kubana none? Ibyo dushaka kubabwira. Akenshi cyane uretse twareba kuva ibice 7. Yego. Kuva ibice 7 uretse guhera ku murongo wa 14. Yego. Kugeza kuwa mirongo kugenda kugira hirya. Kugenda kugira hirya kuva ku murongo wa 14 so bitangirira ku cyago cya mbere. Sasa rero kuko urumva ugiye gusoma gutyo muri Bibiliya wowe ugiye gusoma muri Bibiliya byatwara igihe kirekire cyane. Ariko muri cya gitabo cyitwa Imana y'ukuri ngiki na tuba twakizanye tugitangira twarababwiye ngo igitabo tuzagisobanura tuzakivugaho nubwo nyine ari kugenda turasaho kuko irimo byinshi cyane byo abinkwakuzi bamaze kugifata. Babandi bari muri viziyo, babandi bahamagawe batangiye kugishaka, bari kugisoma cyane kandi abo ngabo nyine nibo bazakoreshwa. None se icyago cya mbere iyo dusomye aho ngaho amazi yahindutse amaraso. Naro ruzi rwa Nili n'andi mazi menshi yose yahindutse amaraso. Imigezi yose yari muri Egiputa yahindutse amaraso. Twasomije muri vango Uwiteka azayengesha azakubita ibyirwamana
ya Egiputa. Twatangiye tuvuga ziriya mana guhera za Babuloni ya kera, za Misiri, za mihe hose, bakagira ngo hani bizakomeza byitwa imana bisenga bigire gute. Twabonye uburyo mu gihe cya Paulo byakubiswe hasi nabyo, ariko n'iki gihe tugezemo igihe cyageze. Sasa rero kiriya gihe imana iteza ari amazi yose ahinduka amaraso, induru zikavuga. Imana burya ngo yayigambiye kubita iki? Yari igambiye gukubita imana yitwa Happy. Hari imana yitwa Happy, yitwa ubu ngo ni imana bahaye ngo nishinzwe niri n'inzuzi zose, ngo niyo imana y'amazi. Rero abantu bari biringiye kiriya kimana cyane. Ubundi hari abirivuga ngo niri n'uruzi rwanjye, niko muri Ezekiyeli bavuga ngo niri n'uruzi rwanjye niremeye. Ariko cya kimana kiraza kigiye gute kicaraho kibeshya abantu, ariko ngo aricyo mugenga iyi Happy, ngo niyo mugenga w'amazi. Niki imana ikurikiye buriya ngo kuzana guhindura amazi amaraso, imana yagiye ngo ihonde kiriya kimana, igitesha agaciro, ngo kimwarwe, gikorwe n'isoni, icyubaro cyayo gikurweho. Nyine birumvikana niba abantu bari bazi ko icyo kimana ari cyo gicunga ibya amazi yose yo muri Egiputa, kuba hindutse umutuko abantu bakabura amazi, biragaragara ko gitsinzwe. Iyo mana yaratsinzwe, iteshwa agaciro. Nk'uko mu gihe nyine cya Eliya babahanuzi baba yari bakwira imishwaro. François, ubu tuvugana hari imana zimaze imyaka n'imyaka zisengwa mu Rwanda, muri Afurika, ku isi yose zigiye gukwirwa imishwaro, kuko ubu ngubu tuvugana hari ibitangaza bikomeye bigiye kuba, abantu nibitegure, kandi erega kubona byanahishuwe byamenyekanye, nicyo gikomeye cyane buri. Yes. Rero iya mana Happy niyo yari igendewe mbere na mbere kugira ngo imana abantu barekurwe, ihumure iboneke. Imana yagiye ngo banze kubita cya kirwa mana mbere na mbere cyitwa Happy. Ikindi ngo biranumvikana, amazi burya niyo agenga ubuzima. Erega buriya abantu bakora ubukerarugendo basanga Happy ari imana ikomeye. Kandi turanabizi ko 3/4 by'umuntu bigize umuntu ni amazi. Amazi yoyo, ariko uzi gufata amazi uwangiza ugafata Nili. Uzi n'amateka ari kuri sibyo? Umugezi uruzi rwa mbere rurerure ku isi, ku isi rwa ruzi ruturuka muri Edeni. Aha, ni ibintu bikomeye cyane. Rero imana iteze icyago cyane yagira ngo ikubite Happy, ikozwe isoni ku mugaragaro. Happy birarangiye rero. Hanyuma icyago cya kabiri, imana yateje ibikeri. Ibikeri byaragiye byuzura ahantu hose, sibyo? Ubundi hari imana kazi ibikeri yitwaga Hekiti. Yananiwe kubikumira, biteza ibibazo bikomeye muri Egiputa. Ubundi yagomba gukora iki? Nyo wabona bira bikeri yagomba kubyaranja no kubikomeza. Uri kumva se? Ntibideranje, ntibiteza akavuyo. Ariko iyi Hekiti yagiye kubona ibona birayirenze, ibikeri agenda bideranje umwami, bideranja Farawo, bideranja sibyo babapfumu babakonikoni, uzi ko bari no mu nzego z'igihugu. Uri kumva ibikeri biragenda biteza akavuyo. Noneho nkaha turi ibikeri biriho bijya bati nk'ubu Hekiti ari mu biki, Hekiti ari mu biki y'amana kwitaturengera widukize kore waranja ntuza, ibikeri biramusuzugura, biteza ibibazo. Kuko imana urumva yaginaga ikareba ibintu abantu biringiye, ibyo bagize ibimana. Iyi mana ari ikomeye, ntiwumva imana nakojeje ibikeri wibaza ngo ariko waye nuko ibikeri cya kintu gikomeye cyane byagiraga umurongo bigenderaho. Imana ikora iki? Irabanze kubita cya kimana, ububasha bifiteho burabura. Ubundi bikeri sasa biteza akavuyo, kandi ubundi byagomba kugenda ku murongo. Aratsindwa mu magambo make, inshingano ze ziramunaniye. Ubu abantu ntago bapfa kubyumva gutya, ariko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane. Kandi turi kuvugaho bikeya. Ibi ngibi buri imana n'icyago cyayo bahundi nabyo byakabaye igitabo bwacyo. Hanyuma rero umukungugu uhinduka inda. Ubundi sasa gufata umukungugu gutya ugahinduka inda, biba n'ibintu by'ubumaji, sibyo? Ni ibintu bidasanzwe. Burya ngo umwami w'ubumaji witwa Toti yananiwe gufasha abakoraga iby'ubumaji bw'abanyegiputa n'abanyegiputa. Kino gihe ntuza witwa Toti nyine, cya gihe ntuza kira gihe imana ifata umukungu ugahinduka inda zikuzura mu bantu.
abantu batakambiye Tote kuri usanzwe ukora ibitangaza kuko uramira kozi kugira ngo bakize icyo cyago dukize iki cyago Tote rero kiriya gihe yaramanjiriwe ibura uko ibigenza iravangirwa ibyitwa ngo ifite imbaraga z'ubumaji za mbaraga zirabura sorry donc abaratsinzwe abakubiswe hasi turi kuvuga tuguruka ariko ni ibintu bikomeye cyane ibingibi mu byukuri Toti Imana ihindura intuza inda uziko inda zinjije no kwa Farawo n'ibwami zo zikajyamo ibibazo bikabibazo iyi kibazo cyaza ntaho kitageraga iyo nsomye ari ntuza nagiye nkora mu bushakashatsi ngo izimara ngo zaramwaye cyane ziramwara ziramanjirirwa zitagaciro zihinduka ntuza kuko muri make inshingano zabyo zari zamaze kuba neutralize zabaye polarize kibona ko kandi hari Imana yajyaga itangaza abantu mu by'ubumaji mu by'bitangaza Tote rero yakubiswe ibibugu biyogoza Egiputa yose ngo keretse Gosheni aho Abisirayeli bari batuye nta mwana ashobora kubikumira sibyo hari Puta ubundi haritwaga Puta umuremyi w'ijuru n'isi cyangwa se na Toti umwami w'umaji hari kuntu ngo muri amateka yitwa Puta n'iyitwa Tote none byajyaga bikorana kuko yitwa ntuza yitwa urumva muri iki gitangaza cya gatatu n'ikingiki cya kane bijya gusa impamvu Imana ajya ngo uyu mwami w'ikirere nawe witwa Puti sibyo ntacyo yabikozeho nawatsindwa akorwa n'isoni hanyuma icya gatanu ikirezo cya Muryamo gitera mu matungo sasa hari Imana yitwaga Imanakazi yitwaga Hatori sibyo Imana y'inka hari indi yitwaga nyine Apisi y'ikimasa sibyo Apisi katubwira abantu burya Apisi abanyarwanda bazana ijambo imfizi sibyo muri Misiri ya kera burya niho babikuye ijambo imfizi tuzigisha n'ubwami bw'imfizi cyagiye muri Misiri ya kera kuko uzi ko iyi ngiyi Hatori uzi ko ari ntuza uzi ko ari inyambo ubundi za Hatori ni Imana ubundi Hatori yo ni Hatori muri yari inka sibyo ubundi kibazo si inkubwabyo nabajye batwumva neza izi Hatori zari inka zayaga ziseruka mu Misiri ya kera muri make zimeze nk'inyambo mu minsi mikuru Hatori rero iyo turebye imvo zayo n'amateka y'inyambo mu Rwanda no muri aka karere usanga ubundi Hatori ari zo nyambo none rero ni inka zaserukaga mu birori by'iki ikibazo rero bafashe izi nka baziha Imana yazo abantu babyumva ikibazo si inka kuko zihari ahubwo nuko izo nka bazihaye iki Imana nicyo kibazo iki gihe rero Muryamo yaraje jya gute itera amatungo zirapfa zirashira ahangaha nkuko twabivuze hari Abayisirayeli batuye ibi byago ntibyahagera hari Gosheni ntabwo byahageraga iki gihe rero bimaze kuza kangubwira Hatori na Apisi izimana hari ukuntu twagiye tuzisobanura mu bundi buryo burambuye nyine bashaka gusoma bazasoma zarakubititse ziraseba ariko uzi kugira ngo uwe warahawe ngo niwe urinda amatungo Imana ati niwe urinda amatungo aya matungo niwe yarinda Apisi we niwe Hatori kankwereke nuko Imana gute irazi kubita ibyo bigirwamana kandi abantu bavuga bagira ngo ni byoroshye ubu tubizanye iwacu tukabwa reality umuro wakwa arababyumvira hejuru ariko basome igitabazo mu bintu byinshi cyane ariko Uwiteka yiziye ibibyimba n'ibisebe yaje gutera ibibyimba n'ibisebe sasa iki ni cyago icyo ni cyago cya gatandatu yes iki gihe rero hari Imana y'ubuvuzi hari Imana z'ubuvuzi zari nk'eshatu haritwaga Tote n'ubundi yandi yo mu maji n'undi yajyaga ivura haritwaga Izisi yari ende ya nyina wande wa nyina wa Horasi papa we Ozirisi Horasi nyine ya Mana ifatwa nka data wa twese ubundi kitwa nka Yosefu ya Izisi shushanywa nka wa muryango ya indi nyine bandi bahita bavuga ngo niho zabikira mara ngo baziganiye na ya Horasi imwe bita ngo niho bakuye Yesu abashaka gupfobya bavuga ngo Kristo ni mitology na ya Puta rero twabonye nazo iki gihe ibibyimbo byaraje ibisebiza mu bantu za Mana zari ziringiye ko ngo nizo zikiza abantu imibiri y'abantu zijya gute zirakubitwa mbega tubwira abantu nk'iyo umuntu yarwaraga igisebe yasengaga ya Mana kugira ngo akire oya indwara iyo ari yo yose umuntu yarwaraga
yakoraga iki? Yiyambazaga Toti, akiyambaza Izisi, akiyambaza Puta. Nizo mana zazishinzwe iki? Ubuzima bw'abantu. Icyo gihe Imana ageze gutya izana ibisebe n'ibibyimba n'iki bize mu bantu. Imana ziya gute ziramanjirwa. Ubushobozi bwazo burarangira. My God. Haje kuze inkuba n'urubura. Cyabo cya karindwi. Inkuba n'urubura. Byagaragaje ko Imana yitwa Reshupu yategekaga imirabyo, sibyo? Na Toti indi Imana y'imvura n'inkuba zitagiraga umumaro. Uri kumva? Iyo ugomeje gusoma no gusesengura ibi ngibi usanga iyi ngiyi nyine Rushupu Imana y'imirabyo n'iki donc niyo yakontroraga iyo mirabyo. Yego, iyo mirabyo n'urubura itagira ikibi ikora ko. Ariko bamenye ko Toti ikunze kuzamo henshi cyane kubera ko Imana y'ibitangaza n'iki. Iki gihe rero Imana yazanye nkuba, sibyo? Izana urubura. Yego. Zamana ngo zishinzwe ngo gukontorora ikirengo n'imirabyo, ariko Egiputa huye n'akaga. Izi mana ziye gute zirakubitwa bikomeye. Umuriro waratsega mu Misiri ya kera. Ikindi tugiye kureba Imana yohereza inzige. Icyago cya 8. Icyago cya 8. Icyo cyago urumva cyari kigamije guhondagura Imana y'ibyororoka yitwaga Mini, sibyo? Hari Imana yitwaga Mini yashinzwe kurinda umusaruro. Yes, umusaruro w'iby'ubuhinzi. Iyi Mini rero Imana yitwaga Mini. Iki ginzige zaraje zirakubita imyaka yose zihindura umwirare. Mini raho ngaho. Imana yagira ngo abantu bataka iki gihe abantu batega basenga. Mini uri hehe? Dutabare turenge. Mini hagize gute? Hasi banganye. Izi Imana zagize ibyago, Imana yigambe kugira ngo ibi bintu abantu bari maze imyaka n'imyaka basenga biringira biye gute bihanagurwe. Ngo no kuvuga ko ibiza byose ku myaka ubu byari bifunguriwe ku buryo iyi Imana itari gishoboye ku buryo abantu basanga ati ariko Mini ko twajyaga dusenga tumaze imyaka twiringira Mini tugira ngo bamugane niturinze imbaraga zazo zigiye hehe. Icyago cya 9 iminsi 3 y'umwijima wicura burindi. Kamubwe rero ubundi ari Imana zikomeye nkitwaga ari Imana yitwaga Ra Amoni. Ubundi yitwaga Amoni cyangwa se Amuni. Ngira ngo hari muri Misiri ya kera abantu iyo basesengura ngo ijambo Imana ahita bavuga ngo wasanga ngo ari naho bakuye Imana. Ijambo Imana Amoni ni iki? Ariko tubona ko ijambo Imana ryavuye twebwe tubona ko ryavuye kuri Amen. Mbo tuzaye tubisobanura n'ibindi byinshi cyane. Cyagiye abanyarwanda nyine bari bo ku bwami ku ngoma ya 18 kuko bwa Hikusosi muri Misiri ya kera bajya kuzina hangaho uziko bahanije ku bibazo kuri ko basengaga Imana imwe. Rero nk'abakunda umuco cyane yagiye bavuga ati ni Amoni basengaga n'ubundi, ariko usanga atari byo ariko icyo twivugira twebwe nuko dufite izina dufite nk'abanyarwanda bemeranijweho ryo ry'Imana kandi cy'ingenzi none sinizina kwanza ni position ahubwo izina ry'Imana rirahari nkuko twarisobanutse ko tunarisobanure. Ibyo sibyo dushaka kuzamo cyane tuko yuko Ra ariyo Amoni. Amoni yari Imana ikomeye cyane none kuko yari Imana y'izuba hakaza na Horasi twaga ngo Imana y'umucyo. Ubundi ngo ari Satani yamana yigira nyine umukara ngo ari Satani ubundi yitwaga ngo Seti ngo yari Imana y'umukara ngo kibe Imana y'ijoro ngo yaraga ngo irwana rero ngo nantuza ngo na Horasi ngo mu gitondo kagira gute ngo mu gitondo ngo igatsindwa ngo Horasi kabiratsinze rero. Ariko bavane nk'ibyo bitekerezo bamugane ko izi ni Imana zo mu bitekerezo nk'abantu bashaye muri ibi bintu by'ibitekerezo. Izi Imana zo mu migani izi Imana zarimwe n'abantu wa mugani ugasanga abantu bahondobere muri ibi ngibi abantu bakaguke rero ibintu kwifata bakabyita Imana. Horasi rero ko ubone ishushanwa nk'umucunguzi, ishushanwa nka Yesu. Twabonye ko hari ishushanwa za Krishna, twabonye ko nyine ihabwa nka hari umucunguzi Imana y'umucyo n'iki. Iki gihe rero iminsi 3 ikirere kibuditse hadacya abantu batakambiye Horasi Mana y'umucyo Seti yakunesheje. Ra Amoni Mana ikomeye cyane y'izuba. Ikindi kindangaje uretse n'izuba niba haraye mwijima no kuvuga ko n'utubuje mu nzu twose twazimye buri kintu cyose nyine n'Imana y'urumuri. Iyi Mana y'urumuri iminsi 3 yose sinzi impamvu ubona se ibyo byabaye n'iminsi 3 gutya iminsi 3 yashize
sibyo nta kantu k'urumuri muri Egiputa hari umuborogo baborogera nde Horasi we Ra we mudutabare umucyo wanyu hehe Imana ati ntabwo ari washinzwe umucyo imyaka bamaze babeshya abantu igihe kirarangiye mbega buriya kiriya gihe Farawo yamaraga atarajya kureba Mose ubu babaga bazi ko iyi Mana yabo iri bugire ikikora ubundi oya mu gitondo bajyaga babyuka bati turagushimiye Horasi turagushimiye Ra turagushimiye Amoni iri zuba ryose ni ryawe izuba niryo dukesha ubuzima kuko buriya izuba iyo turivuga tuwe muri byinshi cyane kabisa photosynthese ubundi ubuzima izuba ritanga ubuzima rero bavuga bati ibi byose biriho ubwiza bwose ni wowe tubikesha Horasi ni wowe tubikesha Ramoni sasa rero muri kiragiye barazitakiye baraheba yite buri icyo navugaga urabona iriya minsi yamaraga icyo cyago kiriho gikora kugira nyuma Farawo akajya gutakambira Mose ati kitukize babaga bazi ko muri iyo minsi bagikuraho yego bagikuraho batizama batimana zacu zirakaze muraza kureba hanyuma bikangira bageze gute basanze za mana ari ibigirwa mana ari ibintu byaremwe erega mythology iminsi ziremwa imigani mihimbano yayobeje isi satani nyina akayicaramo mpamvu byakomeye bikagira n'imbaraga n'umwami w'iki gihe w'Imana iki gihe wabyicayemo ariko igihe kirageze nyine umucyo waje mwinshi cyane buriya ijambo rikomeye Yesu yavuze ngo antikristo ngo azicishwa ngo ni inkota ivuye mu kanwa kandi ka Yesu buriya umunsi kuki bumva ko antikristo tujura ari umuntu gusa why not batumva kuri system rero reka ubutumwa buze ariyo nkota bene mbere nibanze icegeti cy'ikintu murebe ngo imana y'Imana iri manifestinga mwisi bavandimwe igihe gikwiye cyo kura kwiteka cyasuye cyago cya 10 rero ari cyo cyanyuma urupfu rw'abana b'imfura cyakone karondora urupfu rw'abana b'imfura sibyo hakubiyemo n'uwa Farawo wabona ngo ko ubundi nawe ngo bamufataga nk'Imana uriya mwana wa Farawo ngo bamufataga nk'Imana ubundi rero sasa rero hari Imana Osiris sibyo iriya Mana Osiris ifatwa nk'umubyeyi w'iki wa Misiri ya kera ifatwa nk'umuremyi ari inkayo kandi kwaga ngo Osiris nkuba ngira ngo izimana n'Imana ziba zisa nka za data ni nayo muri ntuza mu Misiri muri mu gihe kibwa kera niyo Zeus nkuba muri mu Baroma nimwe igenda ihindura mu Baroma niyo yaje kwitwa Jupiter nkuba ni nkuko mu Rwanda tuyita iki ni ngo niwe Shyerezo nkuba Shyerezo nkuba my dear umuriro ugiye kwaka mu isi Yesu Kristo yaje kabisa sasa rero uyu Imana afatwaga nk'umubyeyi ariko uzi ko Shyerezo nkuba yitwa Sebantu burya yitwa Sebantu sibyo kuko niwe ngo se w'abantu n'umuremyi ubundi rero sasa rero iki gihe rero abana b'imfura batangiye gukubitwa babwiye Osiris data wa twese ufite imbaraga uri nkuba wakora ibitangaza urakomeye bahamagara nkuba rero muri Misiri ya kera yego bahamagaye Sebantu rero we Shyerezo wa kera wo muri Misiri ya kera baramutabaza turengere tugirire neza dutabare aba babwira umubyeyi ngo Izisi nawe mubyeyi mwiza ugira imbabazi mubyeyi dukunda ubundi umubyeyi agira impuhwe kandi ufite imbaraga zose kuko uri umubyeyi w'Imana tabara abana ba Izisi uramuzi nyine ko ashushanywa nyine ni wa mugabekazi ni umugabekazi wa mbere waje kubyira babagabekazi bandi kugeza naho abapinga nyine ubukristo bavuga ngo urebye ngo niho ngo kwitirira ngo ngo wa mubyeyi ngo Maria ngo na Yosefu ngo niki baba bikwihariye ngo byaturutse hariya niko nyine bavuga ni ibintu birebire muri ntuze mu mateka y'ibihugu hose byaturutse no sasa rero bavuti umubyeyi w'Imana dusabire Izisi we dusabire Horasi uri umucunguzi w'abantu niwe dutezeho ubuzima kuko uri umucunguzi byanze bite rero icyo gihe ngo batakambiye na ntuzana ngo hano ngo batakambiye na Ra Amoni y'Imana y'izuba imwe ngo agereranywaga ngo n'intama nuko urumva kino gihe batakambiye Imana nyinshi batakambiye Osiris Sebantu umuremyi wa byose nkuba
batakambira Izisi wa mubyeyi rwose w'impuhwe nyinshi, batakambira Horasi wa mucunguzi ukomeye cyane, umwajyaga nyine n'ubundi wenterivuna agacungura abantu. Urumva biyambaje urwego rwo hejuru, ubundi bafashe bwa butatu rwego rwo hejuru. Urumva nka Yesu, kuko Horasi agira ngo na Yesu ni umucunguzi w'isi yose wacungukiyemwe mu buntu. Iki gihe rero bavuze ngo Horasi we nk'umucunguzi uri Imana w'umucyo, uri umucunguzi wacu w'ubuzima, dufashe turengere. Iki gihe rero byabaye impfabusa, abana bose b'imfura bo muri Egiputa n'amatungo yiriza byarapfuye birashira. Bavandimwe, ibintu birakomeye. Nuko rero ryajambo twavuze ngo dusomere ngo Imana izagiye gute ba Yesaya 19. Yesaya 19. Yesaya 19. Yego. Ngo dore Uwiteka ahetswe n'igicu cyihuta aragenda ajya muri Egiputa. Ibishushanyo bya Egiputa bizanyeganyegera imbere ye, hanyuma umutima wa Egiputa uzayagira mu nda. Reka tubwire abantu rero tumaze kwigisha isomo, Uwiteka agarutse muri Egiputa. Yego. Tubwire abantu ngo iki gihe hagati ya Yesaya na Mose harimo imyaka myinshi. Ibi Yesaya ari kuvuga ntago ari ibyabaye, ari kuvuga ibindi bizaba. Kuko iyo usomye igice cya 19 abavuga ubyutse bukomeye bugiye kuzaza. Kuko mwe dusomye 19 n'ubundi havuga ngo iki? 19 n'ubundi haravuga ngo uwo munsi hazaba igicaniro cyubakiwe Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, ngo hagati mu gihugu cya Egiputa hagati. Yes. Ngo kandi ku rugabano rwacyo bazashingira Uwiteka inkingi. Ngira ngo ibingi nabivuzeho dutangiza iyi televiziyo tuvuga ibintu bizaba bavandimwe. Reka tubabwire tugeze kuri wa mugoroba nk'uwa Eliya. Sibyo? Wa mugoroba niwo tugezeho. Imana yavuze yuko ngo Eliya agiye kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Kandi Eliya, who is Eliya? Eliya ni church. Bakatubwira abantu itorero niwo mugambi wa nyuma w'Imana. Imana yaremye ibintu byose mwitangirira, irema umuntu irangije nyuma yagize gute? Yaremye umugore. Burya umugore ni itorero. Ni nko Kristo yaje, sibyo? Kristo amaze kuza mu rubavu rwavuyemo iki? Havuyemo umugore. Cyaje bamuteye icumu mu rubavu, havuyemo amaraso, itorero riravuka. Buri munsi itorero umugore ni uza nyuma. Reka tubwire abantu ngo last plan y'Imana kwisi ni church. Imbaraga zitigeze church igiye kugaragaza imbaraga zitigeze ziboneka, igaragaza ubwenge butigeze buboneka, igaragaza icyubahiro kitigeze kiboneka. Uko dusomye Abefeso 1:23 ngo yamuhaye byose, ibiha byose, ngo Yesu abumutwe hama ngo itorero ribe umubiri we ushyikirwamo n'iki na byose. Reka tubwire abantu nimutangara impano mutigeze mubona zigiye gukora, imbaraga mutigeze mubona zigiye gukora, mugiye kubona Imana mu bantu. Abantu bagiye kumenya ngo ikiremwa gishya ni igiki. Systeme zigiye za sekibi zigiye kubitwa hasi. Imana igiye kwerekana, wumva, igiye kwerekana yuko ari Uwiteka. Hano harakantu ngira ngo dusobanurire abantu. Ushobora kuvuga itorero ko ariho rigiye kugaragara. None abantu benshi bakibaza batese nta torero ryabagaho. Byihorere ntago turi kuvuga idini. Twavuga itorero kugira ngo hari ni idini ryawe. Umva, itorero naryo tuzarisobanura, sibyo? Uretse ko abantu benshi cyane rega bagiye kuvuga kabiri. Abantu benshi cyane bagiye kuvuga kabiri, bagiye ko abana b'Imana bagiye kumenya ubutumwa bwiza, bashyira simi muri ibigirwamana rega, ibigirwamana twavuze ibi tuvuze bigiye guhondwa, harimo n'ibyamadini yasengaga. Aha nukuvuga ko abantu tuzabasobanurira idini n'itorero aho bitandukanye. Ariko ubundi abantu basomye nibasoma ibitabo, basoma nk'igitabo cyitwa Ijuru ni ryawe, kuko muri iki gitabo iki ngiki Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Francois tuvugamo twerekanamo ibice bibiri. Iyo tuvuga abagore barindwi muri Yesaya 4, tutatwerekana abagore barindwi, twerekana amadini ya Satani y'Imana y'iki gihe, twerekana n'ituro rya Kristo umugeni. Iki gitabo kitakikoreka wa mugore ninde. Muri iki gitabo byose birasobanutse, biri ku murongo. Sawa. Sasa rero Egiputa mu hagati rero, Egiputa hagati ni Afrika mu hagati, kuko birazwi yuko ububyutse buzahindura isi, buzanyeganyeza isi, buzaturuka muri Afrika mu hagati. Afrika mu hagati rero ni hehe ni mu Rwanda. Ibyo se rega hari abantu ngo muri Korea 600
ikipe ya 600 bamaze imyaka 2 basengera u Rwanda. Imana yavuga ngo nimusenge kubw'ibintu bigiye guturuka mu Rwanda bwabo byose bwo kwisi. Hari abantu baje babivuga yuko amakuru barayatanze. Imana imaze iminsi bavuga ngo bamaze igihe basenga. Imana nimwitegure mutegure musengera u Rwanda kubera ko hagiye guturuka bya bindi bwabo byose twavuze buzahindura isi. Ntabwo rero Imana yaza itabanje gukora iki, itabanje gusenya ibigirwa Imana. Paulo mbere yuko ubutumwa bwiza ububyutse buza bwatangiye muri Efeso, hariya muntu za hariya muntu hari muri Efeso yavugaga ubutumwa bwiza ari gusenya ziriya mana za Atene, yabanje kudiringa n'imana zabaga zasengwaga ziriya za Zeus za Diane zande. Icyo gihe uziko muri bitabo byaratwiswe. Hari bitabo byari byaranditswe, bitabo by'ubumaji byago mu library yantuza, tuzabireka twaje tubisesenguramo hano. Hari bitabo byari byayobeje abantu by'Imana, kuko ziriya mana zagiye zibyara ibitekerezo, ibitekerezo bikabyara amafilosofi, bibyara amadini, bitangiye kuyobya abantu benshi cyane. Ariko Paulo avuze ubutumwa bwiza, abantu basengaga Imana iki gihe bashyira hasi, batwika ibitabo, umuriro uraka, ububyutse buraza. Buriya François, buriya tuzasobanura Egiputa mo hagati, dusobanura igihugu cya Yuda, tukivuge kuko isomye 19 umurongo wa 17 uravuga ngo igihugu cya Yuda, umva nawe 17 igihugu cya Yuda kizahinduka icyo gutera Egiputa ubwoba. Yego. Uzakibwirwa wese azatinya kubw'imigambi Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuri Egiputa. Ibaze nawe abantu bumve, ibaze ni igihugu cya Egiputa cya Yuda kiri muri Egiputa. Ni ikihe gihugu cya Yuda kitari muri Isirayeli kiko kiri muri Egiputa? Mbega kikaba kiri muri Afurika. Kigiye gutera ubwoba, kikaba kiri muri Afurika. Kigiye gutera ubwoba Egiputa yose. Hakaza ba change, akampinduka yose. Icyo gihugu cya Yuda kikaba nka kapitali ya Afurika. Nubwo na Afrika nayo izaba kapitali y'isi, reka agiye guri kubiki. Ahangaha abantu ntibumve ubwo ngo babyumve mu ntuze negative. Ni kwa kundi utangarira ikintu. Yego. Abana bati turumiwe, turatangaye, tubonye imbaraga, tubonye ubwenge, tubonye demonstration, tubonye manifestation, tubonye mukacyubaha. Kubera iki rero? Kubera ko Uwiteka ariyiziye. Ibintu byinshi bigiye guhinduka. Byo mu myemerere za gakondo, byo mu madini bigiye guhinduka ku Uwiteka yiziye, kandi bizarangira bavuze ngo Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Tuzakomeza ubutafura. Twasubiza tuvuga rero abantu bajye bakora subscribe kugira ngo ikiganiro cyite kibageraho, sibyo? Ikindi nimamara gukora subscribe bajye bakora iki, bajye bakora na share, no kuri vi nabyo ni byiza cyane. Ikindi tubabwire ngo François, umwaka twinjiye umwaka mushyashya wa 2021 kuwinjiramo no gushiftinga. Uwiteka araje, abantu hari ibintu bye gusigara muri 2020, hari ibindi bije muri 2021. Kubera iki? Nkuko Uwiteka yaje akavana ubwoko bw'Imana muri Egiputa akabujyana, n'ubu ngo abana b'Imana barambutse. Turambutse, turagiye, kandi tugiye mu cyoro cy'Uwiteka. Iby'amaso atigeze agira gute? Areba iby'amatwi atigeze yumva, tigeze byinjira mu mutima w'umuntu, bagiye kubona muri 2021. Umwaka rero mushya muhire, turabakunda cyane. Turi kumwe bana b'Imana, mwahamagawe, turi kumwe Banyarwanda, Banyafurika. N'igihe cyanyu mwitegure kwakira imirimo ikomeye cyane. Uwiteka yaje, twakira imirimo ye. Murakoze cyane, umwaka mushya muhire. Bye bye.